Halo abakunzi ba Afrokivu TV online twongeye kubasuhuza. Uyu munsi tubazane indi nkuru ishyushye. Umutumirwa arahangaha turamuhereza akanya yivuge, ariko mbere kujya tumuhereza akanya tujye kubanza dushimire abadukurikira umunsi ku wundi. Wamaje gukora subscribe nutari wayikora ariko akabadukurikirana, ariko nawe tukakubuza kugira ute kugenda ukayikora ndetse ugasangiza abandi bantu bitabasha kugeraho. Turasuhuza abari ku mpande nezisi bagenda badukurikira. So nguko nababwiye ngo umutumirwa arahari, yamaje kugera kuri kamera zacu. Turakwagira umusaza. Yego nanje ndagushimiye. Kuba dukurikiye bashaka bamenye uwo turi hamwe nawe ahangaha ninde. Nje nitwa Deo Modoka Kanyamihigo. Nejejwe no kugira ngo mbone uyu umutumirwa ndumiye kugira ngo tugire ibiganiro muri uwo mugoro. Murakoze cyane. So nkuko mubyumva yanejejwe no kuba tumutumiye ahangaha. Ikigeretseho tujye kubanza tumubaza kuko mudukurikira buriya mukeneye kumenya niba avuze amazina ye ko ari Deo n'ayandi, ariko none ni muntu ki, yavutse ryari, bimeze bite? Gomeza dukurikire. Umusaza uvutse muhe mwaka? Mbo ndabashimiye. Ikindi cyo mbashimiyeho nuko munyakiriye, kandi ikindi cya kabiri reka mbimenyeshe, njewe nitwa Deo Modoka Kanyamihigo, ndi umukongomani, nakomotse muri Nord Kivu ahantu hitwa Ruchuru, ariko imyaka yanjye mfite imyaka 60 yuzuye. Navutse mu 1961. Murakoze. Umusaza urakoze cyane. Murabyumva ko n'umusaza ukuze cyane, ariko noneho nyuma y'iyo myaka 60 yose hari inkuru inyuma y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu turanga uyu munsi. Reka dutangire tumubaza, mbese avuka muri 60 byari byifashe bite, ubuzima bwagenze bite, atunyuremo muri make byagenze bite musaza? Urakoze. Ubuzima nanyuzemo biragoye cyane bitewe nuko nakuze nabi. Navutse maze kuvuka mbana n'ababyeyi bose. Narakuze ngeze mu myaka 7 nari mfite ababyeyi babiri, umubyeyi umwe yitaba Imana. Muri uko kwitaba Imana biza kugira ubuzima bubi, ngura ndareba mama, nzigaranye umubyeyi umwe w'umugabo. Muzi abagabo ko bifataga, umugabo akundaga kwifata kudateka cyangwa se ubundi gukunda kuja gushaka inshuti, abana bagasigara bonyine mu nzu. Turabyumvise. Ugeze mu myaka 7 umubyeyi umwe yitabye Imana. Deo yavutse mu bana bangahe? Navutse mu bana 11. Yeah. Abana bari bangurikiye inyuma yanjye navutse mu mahasha. Umwe yitaba Imana, n'abari bangurikiye babiri, ndi wa gatatu, nabo bitaba Imana, abandi barakura. Yeah. Iye cyo nageze mu myaka 15, babandi bo twavukanye nabo bari imbere yanjye bose barashira, na n'uyu munsi dusagiye turi babiri, umukobwa nanje umugabo, turi babiri ku isi buno. Ikibazo gikurikiye, papa wawe mama wawe kimara kwitaba Imana byagenze bite? Papa wawe yashatse undi mugore, byagenze bite? Tunyuriremo. Yari hanganye, yamaze imyaka 4 abereye aho, nda mugore ari kwifuza kugira ngo arebe ko twagira ubwenge. Mu myaka 4 abana bari imbere barakura, abakobwa barashaka, dusigara mu nzu turi batatu, ncewe n'abakobwa babiri. Nyuma muri babakobwa babiri nabo baza kwitaba Imana. Yeah. Hitaba Imana umwe, hasigara umukobwa umwe nanje, niko tumeze buno. So ikibazo ko turi kubaza, mbese papa wawe bimaze kugenda bityo yashatse abandi bagore nangwa byashize bimeze bite? Papa wanje muri uko umugore we kwitaba Imana yabaye aho imyaka 4. Amaze kubaho imyaka 4 ageze nyuma ahura n'ikirara cy'umugore, yifataga ngubura babwindaya tuvuge, bitewe nuko yari amaze igihe atabona umugore. Hanyuma yumvikana na wa mugore. Ubwo rukuba ngo bose bahuye bari gusamba. Ubwo bakora iki?
barahura barabana ariko muri uko kubana kwabo ntabwo babanye neza. Bahoraga barwana umugore agafata ikibando akamukubita. Wowe ndugize papa wawe se? Ubundi nanjye hari umunsi gumwe go nabakishije ndebye bananiye mfata ngo umwe ndayimukubita kugira ngo barekurane. Na nico gihe namaze hafi ya mezi 2 ndarara mu nzu. Warahukanye? Narahukanye narinje. Ubwo kwahukanyije ari papa wawe cyangwa umugore we yashatse? Umugore we yashatse. Ndumva bikaze cyane. Ubu ngubu se nubwo nyine ari gutabuka papa wawe aracariho? Oya, yageze nyuma ariko maze kugira ubwenge. Nashimira ababyeyi, nashimira umubyeyi w'umugabo kandi ngashimira n'Imana muri ubwo bubabare bwo kuba imfubyi. Nyuma yaho Imana yaje kunjumbusha. Ibyo byose urabitugezaho. Reka dutangire tubanze duhere muri ubwo bwana bwawe. Ndumva ko burya iyo umwana ari imfubyi ababyita mu gukura nabi hamo byinshi bicarenjinze cyangwa se imbogamizi ziteganya umwana w'imfubyi gukura neza bigatuma akura nabi. Muri uko gukura kwawe abirimo gubuja kubita nyine abo babyeyi barwanaga, ni ikihe kintu muri ubwo bwana bwawe udashobora kwibagirwa wigeze gukora na n'isaha ujaga gutekereza ko kabisa nanjye dewe ibyanje byari hatari mu bwana bwanje? Mu bwana bwanje Imana yaje kungirira ubuntu. Data anyigisha inzira yo gushaka amafaranga, anyinjiza muri business. Yabaye umubushe wo kubaga inga. Abivuyeho aja arafata ikawa, yabaga frodere wo kujana ikawa mu Rwanda avuye muri Kongo akagurisha. Nanjye arabanyigisha, bigeze nyuma ndabishobora ndabimenya. Amaze kwitaba Imana ngira umugabo wo gushaka amafaranga. Birumvikana. Ariko no ikibazo nari ngwaje kiri kubaza, mbese nakahe kantu wigeze gukora mu bwana bwawe hariho nk'ukundi k'umwana baraho ngaho agakora kantu mbe kudashobora kwibagirwa uja gutekerezaho niyo wagera mu busaza ukavuga kabisa kiri umwana ndi umukubaganye byari imbize bitya najyaga nkora bino bintu na bino? Ni ikihe kintu udashobora kwibagirwa waba warigeze gukora mu buzima? Ikintu cyo ndashobora kwibagirwa mu ntangiriro yo kugira ngo mbone amafaranga, narebye yuko n'imvubyi ndahandi hantu ngomba gukura amafaranga. Nigira inama yo kwigisha. Hafi y'iwacu hari hatuye ishamba ryitwa parike. Iryo shamba ninjiyemo ngenda ngura ishoka, ngura umupanga, ngenda nja amakara, mbisha imifuko 30 y'amakara. Nibwo buzima bwo natangije kugira ngo ngire amafaranga. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 18. Nizo zaje kumba umugore. Birumvikana kabisa. None ikibazo kindi kiri gutya, ni cyo kintu gikojeje isoni kuri de wigeze gukora mu busore bwe cyangwa se mu bwana bwe na n'isaha yibuka akavuga kabisa kino kintu ntagikoze biturutse? Ni kihe kintu? Mu bintu byo nakoze biteye isoni, ntacyo navuga yuko byateye isoni cyane, bitewe nuko narebye kugira ngo mbese ribateri kandi na mama tawuriho, ahubwo mpitamo gushaka. Nashatse ndi mwana mutoya, nashatse mfite imyaka 18. Ariko kugira ngo ngere mu myaka 18 nanyuze mu karengane cyane. Uwo mama wacu bitewe nuko nari nzigaye ndi nje nyine mu nzu n'umukobwa umwe, yambigaga ngagenda ngaja kuvoma amazi, nagageza ku muryango wa mubyeyi akagangura ku mutwe akagamena, akambwira ngo subirayo. Ngasubirayo ngaja kuzana gandi mazi, nagageza mu rugo akagamena, kandi akambwira ngo njewe ndashaka kugira ngo ninjire mu nzu. Na nubu papa yaje gupfa, maze gupfa wa mugore arasigara. Papa yarafite ibintu, imirima, indoki byose abifite, mbese yari yarabaye umukungu bitewe nuko umuryango gwabo bari bakize. Nawe bene wabo baramufasha kugira ngo ye kuzahara cyane. Ariko ngiye ubuzima bwo kubaho buba bubi. Ariko maze kubona umugore, Imana iranjumbusha ngira ibintu bidaturutse kuri data, byaturutse mu maboko yanje. Nakunze Imana, ninjira mu rusengero ndasenga Imana imbereza umugisha go kubona. Ndashaka ndabona, mbona amafaranga, mbana n'umugore mu mahoro, hanyuma nje ibintu ntanje mba umucuruzi. Birumvikana. Nubwo ngo byose harya ngo bibe mu maboko. So ikindi kibazo kikubaza gihe Deo kuba ari kubona hangaha cyangwa se n'abakuzi, ni ikihe kintu gitangaje
batakuziho cyo wizi ariko abandi bantu bakaba batakizi? ibitangaza byo navuga by'Imana yakoze. Igitangaje ikintu mbe cyo wiyiziho gikomeye kuri wowe cyo wavuga kabisa kino kintu ciyiziho kumbe ni ikintu cyo ikindanga uwondiwe ariko cyo abantu batakuziho. Ikintu cyo navuga gitangaje cyane no kubona njewe narakuze mu buzima bubi, ntabwo nakurikiye amashuri nize amasomo ane gonyine, ariko ikintu gitangaje nuko abantu bazaga Amerika ari abantu bize. Nisanze ngeze muri Amerika kandi ndarize, nicyo gitangaza nabonye. Nicyo gitangaza abonye mu buzima. So reka ikindi gikurikiye cyo tugiye kukubaza, wavuze ko mu bwana bwawe mu gukura kwawe uhuye n'ibibazo byinshi. Muri uko gukura na nyoko wanyu ari we mukaso, wabonyemo imbogamizi nyinshi, kurwana kwabo, nawe bikaza kugufata ugashiramo nawe ugashiramo inkoni. None kugira ngo ukure muri ubwo buzima ubu ugeze ahangaha, wowe umugore washatse ntabwo ukubita? Oya, umugore unashatse twarabanye, tubana neza, tubana mu rusengero rw'aba EDP aribo sepake ya Kongo, turasenga, Imana iradufasha, iduha ibintu kugezana n'uyu munsi turi kumwe. Mfite abana 5 kandi bose barakuze. Umwana umwe afite imyaka 37, n'undi afite 34, n'undi afite 27, umwana wa mwisho afite imyaka 17. Birumvikana. Ikindi kibazo kiri gutya, ni ikihe kintu cyo wabasha kubwira abadukurikiye cyo bibeshaga ku mwana w'imfubyi? Kubera wowe uri imfubyi, wabibayemo muri ubwo burambe, wabonye ibyo bibazo. Ni imfubyi, ni ikihe kintu wayibeshagaho? Ikintu cyo bibeshaga ku mfubyi nuko asigaraga ari wenyine, atagira umubyeyi w'umugore, ari we nyina, agakura mu buzima bubi, bakizera yuko uwo mwana azagira ubwenga bukwiye kuri nyina, ariko bitewe n'Imana yonyine, Imana imwongerera ubwenge bwo kubaho no kurama no gushaka akabona, bigatangaza babandi bo yakuriye mu maso kubona baye umugabo akagira ibintu kandi yari afite umubyeyi. Abantu benshi bazi yuko kugira ibintu bivaga mu babyeyi. Umwana ngavutse agasanga ntawe ntacu ufite, ngo nitegeko nawe agomba kuzapfa ntacu afite. Ico cyo wakivuga iki? Ni ukuri umwana, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga yuko urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Imana. Bigaragara rero yuko iswa bayimbwa ukaza gukura ndabinda afite, nawe ndahandi hantu wakura ibindi iswa abaye ataragize ubwenge bwo kwishakira. None se kujyana n'ukuntu watangiye, wavuze yuko ibyaso umugore we byose yabyize yabyegukanye, ntaco wigeze kubonaho. Kugira n'ukuntu papa we yamaje kwitaba Imana arabisigarana. None wowe kugeza kuri ino saha hari ibyo wamaje kwigezaho, nangwa kubera ko utabonye ira kapito kuva kuri papa wawe nawe nta kigenda? Ahantu unabonye ibintu byaje kunjumbusha no kumvasha, nabikuye ku Uwiteka. Ndi muri Kongo nagize ubuzima bwo kwishakira, ndabona Imana imbumugisha, nari mfite ipikipiki, mfite ikawa, imirima y'ikawa, kandi mfite indoki, mbese mfite n'abakozi bamfashaga mu byo gushakisha mu by'urugo, ngasiga umugore agasigarana abakozi, njewe ngafata imodoka ngapangisha imodoka ikamyo, ngagenda ngajana imitwaro mu mujyi wa Goma. Njewe nari nduye Rucuro, abantu banyita bosi kandi nari ndi imfubyi, ariko nyuma yo gushaka Imana imbumugisha mbona ibintu. Indambara niyo yaje kubisenya, tuza guhunga, duhungira muri Uganda. Imana umugisha perezida wa Uganda, bitewe nuko yadufashe neza, turi impunzi zikomoka muri Kongo. Na n'uyu munsi hari abacari inyuma twebwe twaragiriwe ubuntu tuza hano Amerika. Tugeze hano Amerika nibuka akarengane
kabi wacu bari kurengana muri Uganda bitewe n'ubuhunzi nasize y'umuryango w'abana babiri na muramukazi wanje. Imana iramfasha mbashakira ubuzu bwo barimo kuri uyu munsi bariyo. Ntabwo nabaye igisambo, nabashakiye ingo zo batuyemo buno. Ibyo kuba mu ngambi babivuyemo, bashakira urugo, bashakira umurima, na n'ubu buno bameze neza muri Uganda. Perezida wa Uganda Imana imuhe umugisha bitewe nuko ari kurinda abantu bacu neza, kandi natwe iyo turi no muri Amerika tumeriwe neza. Twese hamwe Imana iduhere hamwe umugisha. So igindi kibazo muri ino minsi hari umukecuru mperutse gukurikirana iki ni ikibazo cyo ku rubyiruko. Umukecuru yakoresheje ijambo ngo abasore bafite ubushyuhe n'abakobwa bafite ubushyuhe. Impamvu manje navuga rino jambo mbere kugira ngo nkubaze no kugira ngo impamvu yarikoresheje ari umukecuru ageze muri iriya myaka, nawe kandi ko uri gusingira iyo myaka, wowe abasore b'iki gihe n'abakobwa b'iki gihe ubabona ute? Bo ibikurikiranye n'abasore cyangwa se abakobwa, ugiye gutereza amaso twibutse ibyabayeho kera. Umusore yashakaga umukobwa bakaja mu rugo rwabo, yagerayo wa mukobwa bakumvikana akamuhereza ikiganiro arigo mafaranga yo kwinjira mu rugo rwabo kugira ngo bayimenyekanishe kuri uwo mukobwa, amenye yuko ari inshuti ye. Ariko nyine ikije gutangaza kino gihe cyo turimo, umukobwa ari kumvikana n'umusore bagasangana, baje kugera mu rugo, umukobwa akaja iwabo w'umusore abikunze, ariko yaje kugerayo akavuga ngo wa musore we rero njewe maze kugera mu rugo rwawe, ikintu ngiye gukora nuko naje ndashaka amafaranga yanje ngayashira ku mweko wanje, ngashaka ibanga yanje nawe ukashaka iyawe. Niba atari guco ahubwo byatubana bibi. Iyo ndabwo ari imico y'iwacu. Iwacu imico y'iwacu, umukobwa n'umusore iyo bamaze gushakana babaga umuntu umwe mu rugo rwabo. Umugabo yavuga umugore akamwumvira, n'umukobwa yavuga umugabo akamwumvira, kandi n'umugabo nawe yavuga wa mukobwa akabyumva. Ariko buno umukobwa no kuvuga akavuga ati wa musore we rero niba utumviye ibyo njaka, ahubwo niba ari guco twaja mu butegetsi, ugasanga nabyo bibaye nabi. Imibanire yabo ntirambe bitewe n'uko ubwumvikane bwabo ari bukeya. Ariko ukurikiranye imico y'iwacu, umukobwa yashakaga akaja mu rugo rwashatsemo, akagendana umutima gumwe go guteza imbere rwa rugo, atari ukugira ngo abe igisambo cyo gusahura. Kuja mu kambani ifaranga yabonye ndazazereka mugabo, ahubwo akazi ke nako gufata umwenda akagura, umugabo atabizi, ifaranga akazihereza abiwabo cyangwa agahereza inshuti ze, umugabo we atabizi. Njewe inama nagira abakobwa urungano rw'abasore n'abakobwa, nabagira inama kugira ngo basubire ku muco wa kera, basubire ku muco wa kera, kandi niko kubaka. Ndetse ikibazo kiri gutya, baramutse basubiye ku muco wa kera, utyo ko abatubanjije bakubitanaga buri munsi, abagabo kundi bakubitaga abagore, ibyo bari byo dusubiraho nangwa ahubwo buri umwe gukora amafaranga ye akayabika ukwe? Niyo system igezweho. Waramuka uteye hejuru bagahamagara ya namba, za namba 3, sibyo? Niko ndiko guhamagara ziriya namba no kuzireka tugakubitana. Ni ikihe kintu, nihe nama muri ibyo byombi watugira ngo dukoreshe? Oya, ndona bagira inama yo gufata za namba zo guhamagara, bitewe nuko umugore nabafungishije umugabo imibanire yabo ibipfuye. No gukubitana, no gukubitana nabyo si byiza, ahubwo babaye bumvikanye. Nega ibyo mwakoreshaga kera nibyo twakoreshaga, ariko ahanini imico y'iwacu, umukobwa iyo ashatse n'umugabo bagashakana, umukobwa n'umusore bagashakana, bakoreshaga inama y'urukundo. Abo ngo kera mutarakubitaga umugore ngo yabaga yabaga ari kwiyucira ibyubahiro ngatamukubise, ngiyo mukubise ngo bikongera ibyubahiro. Nibyo coco wakivuga hiki? Oya ndacu ndona iyo nama ndabona itanga bitewe nuko abakubitanaga
nabo ubwumvikane bwabo bwabaga ari bukeya ariko ku bantu bafitanye ubumwe umwe arahahaga akajiriya n'undi akajiriya bose bagahuriza hamwe urugo rwabo rukaje imbere kandi naba bana bagiye kubyara bakagira ya mico y'ababyeyi babo kabisa. No ijambo muri rusange koko uriya mukecuru yakoresheje rya jambo, we urubyiruko rw'iki gihe iyo ururebye ni irihe zina waruhereza kugira ngo kureba bifashe? izina nahereza urubyiruko rw'uyu munsi abakobwa kuvuga ngo bimeze gutya ngende kureba bakwiriye rino zina. izina ryo ngwiye kubahereza abasore bacu bo dufite muri Amerika cyangwa se abakobwa bo dufite muri Amerika, izina bahaye ni amajanyuma kubitewe nuko amajambere n'ubwumvikane, ariko niba bagiye kunyuranya umwe agakora ibye akarya n'undi yakorera ibye nawe akarya ni amajanyuma. izina ryabo ni amajanyuma ndagwa ari amajambere. Bashake ubwumvikane baje mu majambere. Urakoze cyane umusaza. Turagomeza nyine tuzamutse ku jambo umuco. Ijambo umuco muje gushaka ibyo bivuze ngo mwatangaga ari muri batangaga amafaranga gitwa ikiganiro. Byagendaga bite? Ukundu ko byagendaga umusore yabaga yakunze umukobwa kavuga akagenda akabwira se akamubwira ati data ndikumva njaka gushaka. Ise nawe akamubwira ati mwana wanje niba ushaka gushaka igihe cyawe kirageze ngaho ushaka amafaranga gitwa ikiganiro cyangwa se isakaga muhereza akavuga ati umukobwa wa nyira runaka ndi kumureba ndamukunze. Ise akabwira umuhungu nawe akavuga ati noneho papa kuva umbwiye ngo nje gushakira mu rugo rwa runaka reka ngende nje kumubaza nyanyemerera ndaza ngubwire. Wa musore agafata abasore babiri cyangwa se batatu bakagenda ni wabo wa mukobwa yagiraga isoni cyane. Ta mukobwa wicaranaga n'abasore akanya cyangwa ngo abaherekeze arenge irembo. Yagerayo akamubwira ati wa mukobwa we ndagukunze. Umukobwa nawe akavuga ati yego nanjye ndagukunze. Umukobwa akavuga ati rero kugira ngo menye ikimenyetso yuko ungunze no kuwamba ikiganiro amafaranga gitwa amapatano mu rurimi rw'iwacu souvenir. Amafaranga agafata ng'igihumbi c'amadolari cyangwa se agafata nga 500 akagamuhereza. Aga ni amasezerano ko dusezeranye ubwo intangiriro ko gushaka iratangiye ngaya. Yamara kumuherezaga amafaranga akagenda akabwira seti papa wa mukobwa yanyemeye za faranga yazakiye. Wa mukobwa nawe agafata igitambara akagihereza wa musore nawe ni souvenir. Abo gabaye amasezerano bwo kwihuza kutazatana. Umusore yatindaga gukwa amara imyaka 2 amara imyaka 3 wa mukobwa akamurindira bitewe nuko barasezeranye bahanye souvenir. Wa musore yabona amafaranga nyine amaze kumuhereza gama cya kiganiro akagendera se kabwira seti data umukobwa namushimye mama rero nawe uzagende uze kubwira ba mwana wawe umubyeyi nawe wumva uko arakubwira. Nyina wa musore nawe akajayo yagerayo akababwira ati mwababyeyi mwe umwana wacu yashemanye n'umukobwa wanyu none muratwemeye. Umubyeyi nawe akavuga ati ye ndakwemeye w'umugore. Na igihe cyo yageragayo bikananirana bakabyanga kabisa ngo tubishaka byagendaga bitekaye baramaje gutanga amafaranga y'ikigani. Oya bitewe na rwa rukundo rw'umukobwa n'umusore ngo bamaze kumvikana ntabwo bongeraga kwanga. Wa mubyeyi yumvikanaga n'umubyeyi mugenzi we. Nyuma y'umubyeyi w'umugore yavayo hakajayo se umusore nawe yagerayo akaganira na ba mwana we ati urugo rwawe twarushimye igisigaye turagushakira inzoga n'amafaranga. Bagashaka iwacu bakwaga ingana ikimasa cyonyine iwacu muri Rucuro muri Bwisha. Ikimasa bakagitegura inga bakayitegura bagashaka inzoga 18 zo guherekeza inga asigaye umukobwa bagapanga umuzigo kumushingira. Niko mbizi. Ariko hano muri Amerika abakobwa bari kwishingira batanabwiye base cyangwa ngo babwire ba nyina. Ukibuka umukobwa yagendanye n'umusore ejo kumva ngo batanye batari bakamarana ibyumweru. Nibyo imico yiwacu rero barayitaye. Nibyo ndabyumva ariko noneho tugarutse inyuma baravuga ngo
ngiyo ugiye uryasazi nawe igeze gukora iki uraziryaga. Abazungu mutari mwasangana mubane mu nzu imyaka ishire nk'itanu itandatu nta mwashakana, kubera ko bisaba kugira ngo manze wamumenya ninde bigendaga bite, umuntu mutari hamwe ntiwamumenya, niko abazungu bakozwe. None ko n'abacu nabo bari kubikora ibyo byo wabivuga hiki? Oya, na n'ubu munsi tuzi yuko uruhu rw'umweusi ukomoka muri Afurika n'umuzungu ndo bihuye. Abafurika bafite imico yabo n'abazungu bafite imico yabo. Murebere kuri corona yateye isi yose, tuvuge ni icyorezo cyo satani yateye kwisi. Ariko abazungu bari gufatwa cyane, abafurika bitewe n'uruhu rwamenyereye indwara, yemwe mu bantu 100 hari kuboneka mu muntu. Ibyo twabishimira Imana bitewe nuko Imana yaduhaye urukingo. Twebwe ndo twakurikiza imico y'abazungu. Yes, ibyo byo nibyo ndo twakurikiza imico y'abazungu, ariko no tugarutse inyuma, corona ni ikindi kirwara. Iyo tuje mu buhanga abazungu nabo tubasangaga ku myanya y'imbere. Nimba corona yarabafashije kubafata, ariko no bira bindi bakabikoraga kandi bikubaka, twebwe kuki tutabikora? Bibihereranye n'amajambere se? Oya, iwacu dukurikiranye amateka y'isi. Yesu yagiye Somalia, aja Ethiopia, aja Misiri, iyo ni Afrika. Ariko no kubazungu Yesu ndo yagezeyo. Bamwumvishaga amatwi, ariko Yesu yakomotse iwacu. Icyo twashimiraho Uwiteka rero, Yesu yaduhaye andibare y'ubuzima n'imibereho nk'uko Imana yabidupangiye. Abazungu nabo yabahaye ubwo bwenge bwabo nk'uko bameze. Ntabwo twarwanira impera dufite impera zacu, nabo bafite impera zabo. Urakoze cyane. Turi kugana ku musozo. Muri business wakoze ukoranye n'abantu benshi. Abantu bo mwakoranye na n'ubu bagikora bakiri mu kazi. Niriye jambo rimwe bababwira cyangwa se ari no kubasuhuza. Ni muri rusange kumva wisanze kubabwira ijambo ushaka kubabwira? Jewe ikintu cyo nabwira abo nakoranye nabo, nakoranye n'abantu benshi. Nakoranye n'umugabo umwe witwa Berki, n'umukungu wo mu mujyi wa Goma. Nakoranye nawe hafi imyaka igeze kuri 4. Nakoranye n'umugabo ngo niwe Mirindi, natangiranye nawe afite akazu kagahanamu gafite ibishambure 2, ariko naje kuva muri Kongo ndi kuja muri Uganda. Navuyeyo maze kubaka urupango rurimo amazu 6, amaze kugura n'imodoka, mbese agira ubuterambere. Nakoranye n'undi mugabo ngo niwe Gakesi, n'abantu bakomoka i Bukavu. Uwo Gakesi twaratangiranye yubaka kankeri, na n'uyu munsi ateye imbere muri Goma. Nakoranye n'umugabo ngo niwe Bwinika, atuye kuri Goma, n'abantu bafite amafaranga cyane. Nakoranye nabo mu bintu by'ubuhanga cyane, bitewe nuko najanaga amamodoka ngarangura ibintu hanze nkabizana ngabibahereza, bakanyishura bamaze kugurisha. Na n'ubu ni bazima, bitewe n'umugisha nari mfite iwacu. Nageze hano nubwo tujaga muri company, ariko mbembwaga 20 ikanakoranye nabo imyaka 8. Uwo mugabo Alex yarakize kandi natangiranye nawe afite akazu gateye isoni. Yubaka urupango arwubaka hari gatoyi Igoma, aguriya idina, aguri 19, mbese agira amaterambere. Byiza cyane. Yanzariniraga umufuka w'amafaranga, yakoranaga n'abantu ba Brazil no muri Amerika. Ariko ndo nabonye igisambo nakoranye nawe imyaka 8. Mbese muri makeya nabayeho neza, busibye yuko indambara nezo zaje gusenya ibintu byo nari mfite byose. Ariko Imana ishimwe bitewe nuko yadushumbishije kutuzana muri iki kibugo. Imana nidufasha tuzatera imbere. Birumvikana. Turarangije. Tugushimiye, wakoze cyane kubw'ibiganiro. Kugira n'igihe tuzongera dupange kongera tuganire, kuko ni byinshi dufite kuri twe. Urakoze. Tugenda tuganira. Urakoze. Murakoze cyane. Urakara.